Meze mute bakunzi ba Pamakio TV mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi. Kuri ubu ngubu none twaba tubafitiye amakuru ashyushye hano mu gihugu cya Tanzania, ubwo umuhanzi Diamond Platnumz hamaze iminsi itari myinshi, iminsi mike cyane avuye muri press conference aho yahuye n'abanyamakuru batandukanye bamubaza ku kibazo kijyanye n'iriya ndirimbo yitwa Mwanza yari yabujijwe mu gihugu. Kuri ubu ngubu umuhanzi Diamond Platnumz akaba yakoze surprise ikomeye cyane n'umukunzi we bari kumwe muri iyi minsi yitwa Tanasha kabisa uri ku ibere, ndetse na Diamond uri mu rukundo bikomeye. Iyi surprise noneho ngo ni big surprise yari irenze, ubwo abanyamakuru baje babwira Diamond Platnumz yari yicaye gutya imbere nk'uko muri video, araza abwira Diamond hari umuntu ushaka kuvugisha kuri loudspeaker. Diamond we yagize ngo ni umuturage cyangwa se umufana ushaka kubabaza ikibazo runaka. Ubwo Diamond nta kindi yakuze uretse kwitaba, maze yumva ijwi ry'umugore ni Tanasha, umukunzi we bari kumwe muri iyi minsi bateganya no kurushinga, amuhamagara ati hello be maze Diamond imitwe myinshi araseka cyane n'abandi bose, nubwo Rayvanny ku ruhande umuhanzi nawe uzwiho urwenya hamwe na hamwe, nubwo yahise amubwira ati turi live areke kuvanga ibintu, nuko baraseka bose ukajya baravugana maze barongera kupa. Ibi ni ibintu byasekeje benshi gutekana mu ruhande rumwe yakoreye mu ruhande. Nk'uko mukomeza gukurikira Pamakio TV, pamakianews.com, icyo mbasaba nuko mukomeza gukora subscribe, mukomeza kubana natwe. Amakuru yo arimo araza, amakuru umwanya ku wundi turayabagezaho. Ntiwibagiwe gucekinga urubuga rwacu rwa pamakianews.com maze ukomeze ugerweho n'ibyiza gusa.